hagutwaye ese ko narinda hagutwaye oya oya ariko se nkawe nziza mawe niriwe nta kibazo rwose turi inshuti pe ntawe uzi ko turi inshuti turi inshuti shaka hano kuri ko Imana yanakwikundiye agakitse mawe nagaki wambwira nkanga gukorera nibibaho ndagira ngo ngire ku muhanda uriya mugabo azamutse nonaha uriya mugabo wanjye undebera ahantu abagiye ndaseka darajyayo we mabaja nta kimwe kimwe nshobora kukwangira nta na kimwe nuko ahubwo mbwira yahagutse yari mite ngenda kakanya umva agiye mu kanya mite ngenda tutanishize yigenda none se nta kibazo okay byasigaye ninywera kabiro ngo si inyuma yayo hano zirahari ntuzifite batwereka ahantu tuba twicariye hari akayaga hano ko mbona hashyushye hano hanze ntakigera rero nawe ubwo tuzanira nani kariya kana se kambaye umwenda wa polo bakabona bimwe umuzi mu bantu biha kabisa aya mwana rega buryo umugabo wese n'uwiga singukoreye umuti nujya ushaka kujya ahantu heza ushaka kwiganira n'umwana jya umpamagara njye nkurangira ahantu heza nushaka na pasi nyiguhe y'abana bata ikinaniye barajugunya kabisa oya nemeye mwana nemeye nta birenze kabisa ngewe ubona ko ngendana n'ibigezweho kabisa rwose ngendana n'ibigezweho sasa David buriya njye naguhaye nimero kandi njye narefite izindi diro nanigiriyemo nuko twaduhura hano nk'uko twabanye tukabasha nkakangurira akantu ariko urakoze kabisa ntarebe mwana ntarebe buriya tuzongera duhure ushaka izuba ntabwo ndumva ashaka akazuba biteze sekado karamel ya nkuru nagutumiye kutayinda ahubwo mabuja nari naribagiye kubikubwira mabuja urabizi cyagiye umbwira nagenza ku kabari sanga bari kumwe n'abana wa mukobwa ku kabari bose bishimye baseka bimeze neza byari hatari kado se burya impamvu mbona yindwaye yinyaraguza cyayi cyagenda nibyo bagiyemo ahubwo mabuja ugomba kujya guhera amakuru ku gihe ariko nawe ugomba kujya akantu nyine nawe ugomba nanjye amakuru nkahita nyaguhera ku gihe mbe niba ari ibiro ushaka ibyo byo ndabishoboye ndabikorera nyine wowe komeza unekere akantu ko nzakakugurira mabuja si wumva uri umwana mwiza nawe jya ugabanya uwo munwa wawe cyangwa reka mabuja umunwa wanjye n'ununze ese biragenda ntabwo biri kugenda kubuze hose ntabwo ari ukubura wanjye uri n'amapiki se bimeze bite agiye gushaka akazi ariko yewana byanze kuba bisosa ubibona se nese akazi ugasakisha ipiki ntabwo ubizi se reka ndebe ko ari ikintu mfite waba ugize neza rwose mfite amafaranga asigaye sinyabonye mu ikofi se urakoze cyane rwose ariko mu mayira ya bibi ariko ntari urakoze rwose Imeze bite kumanya imeze neza shamare nanjye imeze neza urakeye na gordium wagira ngo ufite ikintu kiri kukwitaho nyine nabirenze makuru ejo
nyine undi mugabo. Ntumbwire ko bayinjije. Ngiye kuyakuramo nayo. Sinumva ese zo zaza nk'ikiwe uzansohokana he? Umuntu wako yanjye mani. Ntabwo yiteza zarafuro iki. Urabeshya. Ngiye kuyamukura. Ahumva ube hafi. Umva ahubwo wowe Ngiye kujya ndaza. mbabarira ubasire no gukimana. Yampamagaye ndaza ndeba. Ndaguha amakuru nimugoroba uze Umva icyane. Ndabamari tugiye shora gurayicika. Aho nyine ariko ufite ibintu ugomba kuyakora arajegajega ntayabonye Uzi ubwenge. Wiriwe. Amakuru. Mbega wa mugabo ukora ari umuntu mwiza. Vuye mu kazi turahuye. Wa mugabo nawe twahoze tumugara kare umuturage wacu. Amaye sengese. Akazi narakabuze. Umukuru ari umuntu mwiza ahubwo ati akira. Gende uhita unguriramo akantu. Akira. Nyaruka rwose dore n'inyota imireye nabi. Uriya mugabo rwose akoze ibitangaza nayo napfuye. Umva barabaye abantu beza. Ihute ahubwo udasanga narapfuye naraguye ahangaha. Biteze meze neza sha nanjye meze neza nahageze ariko ntabenze ntubizi se ziba zandura ariko ndabiri murebe mu kanya gatoya nageze nta kibazo sawa sawa okay. Kado Karamel. umva mbabarira unjyane ku kabari ndeba aho uriya mugabo agiye. Shushu be. Tureba ko nyatse di. Niwe muntu mwiza ahubwo abandi nabese. So inyota yari yigishe. Inkuru ntuzane. Umugabo wambwira. Burya n'ibiriya yiberamo. Atari byo bituma twana n'umugore. Usanganye n'indaya hariya ku kabari. Nyinshi n'abandi bagore kumva basinze bari mu bintu bibi bidasanzwe. Nta mugabo se kwani nabona ari umuntu mwiza ibyo biratangiramo agezemo. We ntabwo ubizi. Zamuka ugenda ureba utagira aho ndamubeshye. Akazi. kabisa ku buryo n'ubu narengeye umuzanye ushakisha ahantu wagiye ariko ndeba ndumva nishimye wari kiri gushakisha umutima ahantu wagiye ariko naze gusanga ari hano wari waragiye basi wakongera hari isoni ntabwo gufata umugabo wawe neza akagucika yarangiza ukaza untiza induru habamba naje gutwara iwawe se warangije kuvuga ikibazo ufite ni kuvuga ntari isoni ikibazo ufite ni isoni zitwaje mu kabari n'inda zikaza gutwara umva kumana n'iryo habara ryawe kaza urafita Utara hata maabunda. isundi wowe niza byakuzanye kuneza uriya mugore wawe umugore wawe ukamuzana akazayirwa atsakuriza umpamagaye mu ntesha umutwe ntabwo ari ibyo yasanga umugore wawe numva iki se aba yaje akaza kunesha umutwe aba yabuze ahandi ho kujya se n'umusazi inshuti yanjye n'umusazi sanga umusazi wawe rero umva sheri umva ibintu bigoye biri esuri umusore yagukora bitagoye umunsi bagutwaye nesa gutwaye ese ko nari ndahagutwaye ngaho sanga umusazi oya ariko se nkawe